njye narakize ko nakize nyine ku bwenge n'imikoranire myiza n'abo dukorana. Ibirayi ntiwabiriyeho, ibinyamafufu bitera imbaraga ntiwariyeho. Amaso yagize ate? Yaheze mu kirere. Ayo maso yawe atagira ikinyabupfura yagusiza ajya mu kirere, wowe usigara wicaye ahangaho uko iyo. Ese ubundi Seburikoko ni muntu ki? Reka tugaruke ku mateka y'ubuzima bushaririye yakuriyemo. Uyu munsi akaba ari umuntu wazamuye ibendera ry'ubuzima bwe ndetse n'irya sinema y'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Aho uri hose nkwaye ikaze, njye nyite Mr Aizo, umugaragu w'ibyegeranyo ugezwaho. Mu gihe nari ndimo ndatunganya iyi video, nkora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo nze kuguha amakuru yizewe, nabonye ubuzima bubi n'amateka ashaririye umugabo yabayemo, nanjye ubwanjye birandenga mpita nshyiraho akadomo. Ibaze ko kugira ngo asoze amashuri ye byamusabye kujya abanza kujya guca inshuro, akajya kuvomera amazi abaturage, akajya kubahingira kugira ngo abone minerivare n'itike imujyana ku ishuri. Ku bw'izo mpamvu rero n'ibigwi yubatse, niyo mpamvu narebye mbura kumuvugira amazina n'abamusuzuguye, ahubwo mu byubahiro bye reka mureke nk'umunyabigwi koko amazina ye ayivugire ubwe. Nitwa Nitegeka Graciane, ubwo nyine ugashyiraho ayo ngayo yandi Alias Seburikoko, Sekaganda, Mvumbuko, Yabesi, Ngiga, biterwa n'ikibonetse hafi. Uyu Seburikoko rero yavukiye ahitwa Inarabana muri Kiyanza, ubwo ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ni Mukarusharaza Berenadeta na Ngarukiye Narisisi. Aba nibo bibarutse umwana batari bazi ko uyu munsi azaba akurikirwa n'abanyarwanda barenze miliyoni. Aba rero bamwibarutse mu 1978 ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11. Rulindo rero mu ntara y'Amajyaruguru, aha niho yabyirukiye, abari naho arangiriza amashuri ye abanza. Mbere ya 2001 rero, nyuma yuko asoza amashuri abanza ayasoreje Rulindo, yaje kujya College Ririma, arangije abari naho yigira amashuri ye yisumbuye arayasoreza, ahigira icyitwa Biochimie, ibinyabutabire mu Kinyarwanda cyimbitse. Nyuma ya 2001 rero yaje kujya kwiga kaminuza ahitwa muri Kihe, ariko ahangaha yigiraga ubwarimu. Aha yigaga nawe kwigisha abandi. Iyi kaminuza rero yayigiragamo biology na geography, ubwo n'ubumenyi bw'isi. Nubwo rero ibi byose yabyize bitandukanye n'umwuga uyu munsi arimo arakora, kuko hari kubarizwa uyu munsi turahazi. Agisoza kaminuza rero 2007 yaje kubona akazi, ajya kwigisha muri kaminuza ya FAO, yigisha muri college yo ku Mugina ndetse na groupe scolaire ya Kimironko. Nyuma y'ibi rero ibi byose yaje kubivamo, yinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Aha yakoraga kuri Radio 10 aho yakoraga ibitaramo. Nyamuneka niba koko wakunze ibikubiye muri iyi video yihe like. Seburikoko yaje kubazwa none icyatumye aza kuva mu mwuga w'itangazamakuru akinjira mu mwuga wo gukina sinema cyangwa se comedy cyangwa filime, bitewe naho wamubonye cyangwa n'ibyagushimishije. Ariko mu magambo ye ibingibi nibyo yasubije. Ubwo rero urumva naje gusanga impano mfite arizo noneho nashyira imbere, hanyuma rero mfata umwanzuro, babyita guheba. Kuri Seburikoko ku kijyanye n'ubuhanzi yabitangiye akiri mutoya cyane, aho yigaga primaire. Ati muri bya bihe bya primaire byo gukorera amanota, hamwe abana bamwe bazana ibyo babumbye, abandi bakazana ibyo baboshye, abandi bakazana ibyo babajije, we byaramucangaga. Icyo yikoreraga gusa ni ukwandika umuvugo, yarangiza akagenda akawuvuga, kandi akarusha abandi bose bakoze ibyo ngibyo navuze haruguru. Kubera ko we mu gihe wasangaga abandi bari kubona 1, 2, 3, we wasangaga yujuje 5 kuri 5 kubera umuvugo gusa. Aha rero niwe atangiriye kubona ko afite imana ikomeye cyane, atangira kujya ajya mu matorero agahatana agatsinda, ajya mu itorero ry'igihugu, bikomeza gutyo atangira kuzenguruka hirya no hino agenda agaragaza iyo mpano ndetse no hanze y'igihugu. Nubwo rero yakoraga iyi mivugo ndetse n'ibijyanye na Kinyarwanda n'umuco gakondo, ntago yibonaga neza kuko yumvaga afite impano nyinshi ziri kumurwaniramo. Uyu rero yatangiye kujya akina comedy, atangira kujya akina izitwa one man show, comedy wikinana, cyangwa se izitwa monodialogue, comedy ukina uri wenyine nta wundi muntu wo kugufasha uhari. Aha rero niwe atangiye noneho kubonera neza ko afite imana ikomeye cyane, kuko yagiye atsindira ibihembo byinshi bitandukanye bivuye muri izi comedy. Aha niho nakita ko imiryango yose y'umugisha yafunguriwe. Ibi ngibi rero yabikoraga akiri kaminuza. Aha niho yaje guhurira n'umugabo witwa Samusure, ari we wiyuriye kuri screen yawe. Uyu rero yabaye urufunguzo rwa Seburikoko rwo kwinjira muri sinema nyarwanda noneho byanyabyo byuzuye. Kubera ko rero uyu Samusure we yari yageze muri sinema mbere, yabonye Sekaganda cyangwa se Seburikoko, abona afite imana ikomeye cyane, abona ahantu yigeze ayibona. Yaramwegereye aramubwira ati ariko ubu ngubu wagushyira muri filime ubu ntibyavamo. Seburikoko nawe rero nta gutindiganya nta no kujijinganya, yahise amubwira ati byavamo cyane ahubwo watinze. Nibwo rero Samusure yahuzaga uyu Seburikoko na boss we, nuko Seburikoko yinjira muri filime atyo.
bivuze ko uyu Seburikoko umuntu wamujyanye muri filime ari Samusure. Arandambagiza arambwira ati ariko buriya wagushyira muri filime ntibyacamura, ndamubwira ntibyacamo cyane. Ubwo navuga ko muri filime najyanywemo na Samusure niwe wandanze. Nuko ageze muri sinema nyarwanda abantu baramukunda cyane, bishimira uburyo akinamo koko karahava. Ibi nibyo rero byatumye none asezerera ubwarimu bya nyabyo. Wumvise amateka yose Seburikoko yanyuzemo rero ugatekereza n'uburyo umuzi, ushobora gutekereza ko ari umuntu ugira amagambo menshi, ariko ibi siko biri. Kubera ko uyu ni umugabo utuje cyane kuva mu bwana bwe, mu bintu nawe ubwe yisobanurira muri ubu buryo. Ariko icyandanze mu buzima kenshi n'ubu mba mbona kinkurikirana ni ukuba umuntu utuje ucecetse cyane, nshobora kumara mu rugo nk'iminsi 2-3 ntahavuye, bitari na ngombwa ko hari n'undi tuvugana, nibereye mu byanjye, cyangwa nkamara nk'iminota 30 nicaranye n'abandi mbitegereza ibyo barimo ntavuga, nuko narimeze. Uyu Seburikoko rero yabajijwe ku buryo abanyeshuri bamufataga kuko yavaga kubigisha akajya gukina komedi. Ibintu byari bitangaje cyane kubona umwarimu yari arimo yakwigisha uyu munsi, bwacya mu gitondo cyangwa wicaye iwanyu kuri televiziyo ukabona arimo arikora ibintu bitari seriye kugira ngo akunde asetsa abantu. Ibi rero byanatumye yirukanwa ku bigo byinshi kubera ko aho yabaga arimo arigisha abanyeshuri bazaga kumurangarira, imyigire yabo ntigende neza. Mwibutsa niba hari umustar runaka ushaka ko twagukoreraho video, icyo usabwa gusa ni ugukanda iyo buto iri munsi y'iyi video yanditseho subscribe, ubundi ukajya muri comment section ukatwandikiramo izina ry'uwo wifuza ko twagukoreraho video. Kuri wowe twabanye ndagushimiye, duhurire muri video y'ubutaha.